Ndagushimiye kuri muranyumva. Nitwa Nshogoza Benoit. Aka kanya tuvugana ibiciro bya mituweli bigeze hanze. Aka kanya uri kwibaza ngo ibiciro bya mituweli nangahe? Twajyaga dutanga bitatu. Uwo ni umukene uciriritse. Abandi mituweli bakayishyurirwa ku buntu. Ese wa mukene uciriritse uratekereza yishyurirwa angahe? Ese azakomeza kwishyurirwa cyangwa azishyurira? Ese mituweli umukene byabaga ari amafaranga 3,000 ku cyiciro cya kabiri ndetse n'icya gatatu. Ese uri kwibaza noneho bazabatanga angahe? Ntujye kure. Iki kiganiro ngiye gukumvisha bamwe mu binararibonye badusobanurira uko bimeze. Bugendera ku byiciro bigiye bitandukanye. Icyiciro cya mbere, icya kabiri ndetse n'icya gatatu. Ariko ibyiciro bishyashya byasohotse suko bimeze. Urabyibuka neza mu mwaka igihe Covid yari isa nkaho iri kucogora, nibwo batangiye kugenda babarura. Umukire nyamukire ufite inganda bakamushyira muri A, umukire ukurikiyeho ufite amazu agiye atandukanye bakamushyira kuri B, umukire uraho mo hagati C, umutindi akajya kuri D. Ese mbaze nkubaze, urayibuka aho bagusize? Ese utekereza ko iki cyiciro cyasohotse ari huri? Ushobora gusanga niba warayanikije kuri D, wakanya wibereye kuri C, wasanga waragiye kuri C ugasanga wibereye kuri A, cyangwa se nanone ugasanga wagiye kuri A kandi nanone wibereye kuri D. Uri kwibaza byaragenze gute? Gusa ntibizongera kubarwa nk'uko byabarwaga, nkaho bidahagije. Usanga umukene yibonye ku cyiciro gihanitse hejuru. Niba ndi umutindi kandi nshobora kwishyurirwa mituweli, uwo muntu aba ari umukene rwose, barahari. Uwo akibona ku cyiciro cya mbere cyangwa se cya A, yaragiye kuri D. Ndakubwiza ukuri, nucikwa n'iki kiganiro urabuhombye. Ibyiciro bya mituweli iyo bigeze hanze, icyiza cy'iki cyiciro cyasohotse ni uko mituweli zazivura indwara zose cyangwa se bivurizaho indwara zose, kanseri, sida ndetse n'ibindi. Ushaka kwibaza ngo n'ubundi sida bayivuraga? Hari aho wageraga ntibigende uko nguko kuri mituweli. Indwara zose amavuriro yigenga ugasanga izikorana na mituweli ari nkeya, ariko ubu bijye kuzabikorana kwa ko mituweli yazamuriwe agaciro. Ahubwo igisigaye wibaza ni iki? Ese koko ndi umuturage wo hasi nzabasha kwishyura mituweli? Ese imituweli nayishyura nayabonye bizagenda bite? Ese indwara zose bazazivurira kuri mituweli, impanuka n'ibindi? Bamwe bavuga ko mituweli kuyishyura bayishyurira impanuka ndetse no kubyara. Sibyo gusa uribeshya. Kanseri, indwara zikomeye, ibihaha ndetse n'ibindi, impyiko, indwara zikomeye z'imbatura mugabo, zose zivurirwa kuri mituweli. Aha kumenera ibanga nuko umukene azaza agumya gutanga 3,000 leta ikagira andi mwishyurira. Reka nkubwire ngo byose bizabyishyurwa kuri mituweli. Aya leta azatanga n'umuturage akitangira ye kugira ngo bigende neza kuri mituweli. Aha umuturage wese azaza yumva ko ari inyungu ku muturage cyangwa ku buzima bwe, umuryango we, abana be ndetse n'umugore. Mbese abo basha gutangira mituweli, nzi neza ko uzatanga wigononwa, ariko ni ishema kuri wowe kuko indwara yari yose yivurizwa kuri mituweli. Ahubwo icyo kwibaza, aya mafaranga k'abaturage kuyabona ugasanga biragoranye, aho umuturage noneho ayo bongeyeho azayabona. Benshi bafite ibihuha ko mituweli izazayishyurwa 5,000 kuri buri muturage. Ese uribaza ari byo? Biragusaba gukurikirana kino kiganiro kugira ngo urusheho gukurikirana cyangwa gusobanukirwa uko bizabigenda. System imibereho rero ziragena ko habaho ibyiciro bigera kuri 5. Icyiciro cya mbere ni abantu batagira ibyo binjiza. Abantu witwirukansa tujyane buhoro. Urumva? Duhere uko byari bimeze. Yego. Hari ibyiciro byari bihari mu gutanga umusanzu wa mituweli cyangwa abantu bose batangaga bimwe?
oya ntabwo ari bimwe batangaga habagaho abantu batanga mituweli ya bitatu yego hakabaho n'abandi batanga iya birindwi sinzi niba hejuru Donc, yaho therefore the philosophy y'ibyiciro cyangwa se the strategy y'ibyiciro ntabwo ari nshya ntabwo ari nshya habanje bya byiciro byari bifite amazina y'abahanya n'abatindi birabyihorera ariko deri ariko bivaho bazana ABCD urumva bazana ABCD umuntu wari wazanye umuhanya nawe iby'abahanya n'abatagira u Rwanda noneho bivuyeho dore bazanye ibi erega ibi nabyo ni ibyiciro nawe aha kuko urabona harimo akantu kitwa income category category si icyiciro kategori ni ibyiciro nyine ni ibyiciro bishingiye ku byo abaturage twinjiza yego urumva nawe tubwire rero ibyo byiciro noneho umbwiye ko byari bibiri yego mbere byari bitatu na birindwi yego aha hanyuma uyu munsi tugezeyo noneho uyu munsi tugezaho noneho ya sisiteme imibereho yerekana ibyo twinjiza abantu batagira icyo binjiza bazajya bishyura 4,000 ariko ntabwo aribo bazajya babikura mu mufuka wabo ni leta izajya ibibishyura iyo ni nkunganire ya leta yego icyo ni icyiciro cya mbere kirimo kibarizwamo abanyarwanda bagera kuri 6.59 80 haya ni kure ntabwo buri ijisho riri ku kabuta fresh nuko waramutse ubundi ureba neza dukomeze hanyuma icyiciro cya kabiri abantu binjiza amafaranga ari munsi y'30,000 ku kwezi yego nabo bazajya bishyura 4,000 harimo 3 bishyuriwe na leta yego n'igihumbi kimwe biyishyuriye kandi ubwo nimvuga igihumbi kimwe ni ku mwaka nyine kwivuza ku mwaka yego hanyuma abo ziriya contribution ya niwe yego contribution ya leta ni 1,000 bo bakishyura 3 yego contribution yabo ni contribution bagomba gutanga ni 4,000 yego harimo 1,000 cya leta ndabona nkunganire ya leta ariyo y'igihumbi yego ubwo bazajya bishyura 3 ariko si ubwo ko kandi abo bantu bakangana na 23 n'ibice 20 njya ko bari bambwiye ariko buri ubwo n'uwabimbwiye ubwo yabusanyijeho gatoya ni ereri gato ariko ubwo tubyemeranye ni 1,000 bishyurirwa na leta ubu bakazajya bishyura 3 bya bindi bisanzwe aba barangana na 23 n'ibice 20%. Icyiciro gikurikiyeho cya gatatu rero ni cyo abantu binjiza hagati y'30,000 n'60,000 yego ku kwezi bo rero bazajya bishyura 5,000 kandi nta nkunganire ya leta 5,000 ku muntu nta nkunganire irimo yego aha aba barangana n'abanyarwanda bangana na 35 n'ibice 0 3%. Noneho rero ikindi cyiciro cyo kuva ku 60,000 kugera ku 20,000 120 ku 120 ku kwezi bo ni 8,000 nabo nta nkunganire 8,000 bakaba bangana na 26 n'ibice 86% bo icyiciro cya gatatu naho umuntu yakabaye yatekereza niba hagati y'120 na miliyoni hatari gatatu cyangwa cya gatanu yego uva ku 120 kuzamura ubushize twari turi kuvuga ngo umuntu winjiza 200,000 turamushyira mu cyiciro cy'abakire none hariya wiryi ahubwo ni wiryi ubukire buratangira kubarirwa ku 120 n'uzajya yishyura 20,000 nta nkunganire irimo byumve neza nta nkunganire irimo kandi noneho nibaza umuntu guhembwa 1,000 desa cyangwa 120 umuntu uhembwa iryibiri afite abantu 5 yego yishyurira mituweli yego azajya yishyura 20,000 ku muntu umwe azajya asigara ijana nyine uko kwezi ni ukwa mituweli wijya kure ku kwezi nta kurya nta kunywa kwezi ni ukwa mituweli kandi randiro byumve gutyo igifu kibyumve ko mu byumve rero ko cyakoze randiro wa mbere burya ni igifu cyacu hazamo inyoroshyo yuko ngo make yemewe make ubwo ni ukuvuga ngo niba ubizi neza ko ufite abantu muri household yawe abantu 5 uzishyurira mituweli kuva igihe wabimenyeye nyine ugomba kugenda wishyuraho 10. ikibazo nkubaza ni kimwe ntumwa yacu urumva iyi restructuration urumva iraza guhuzwa gute na quality of service n'ireme rya service cyane cyane ko ari byo iyo tuganira
n'abaturage hirya no hino bamwe bagarukaho biraza guhuzwa gute Twari twitegure izamuka ry'ireme cyane nkurikije ibyo Dr Sabe Nsanzimana yatubwiraga ejo nasanze ibyo bibazo byose tujya twumvana abaturage ati mbere y'uko mwebwe abanyamakuru mubimenya tuba twabimenye byanze bikunze aba yabimenye hari harimo ikibazo cya mbere gikomeye cyo kubura imiti duhere ku byoroshye abaturage yego baragenda bagahabwa serivisi bagakorerwa consultation ariko bakabandikira n'imiti ariko iyo miti utayibona muri farumasi y'ibitaro bakabohereza no kujya kugura hanze nyine ni ukujya kwiyishyurira kuko farumasi zo hanze ntabwo zo zikorana na mituweli ibyo rero yaravuze ati icyo kibazo twarakirebye tubaza abatitireri b'ibitaro ibigo nderabuzima kubera iki mufite imiti akavuga ati ingewe hano n'indi mibare bije yacu ingengo y'imari biri hagati ya 3 na 5 ku kwezi ntabwo byavamo ko njya kugura imiti mu gihe RSSB ishobora kwirenza amezi 3 cyangwa 4 bataraduha amafaranga bataratwishyura fagitire zacu so kugira ngo ibyo ngibyo bikemuke hari ibyo nabonye bise capitation ni uburyo bavuga bati n'ubundi ingengo y'imari ikoreshwa n'ibi bigo nderabuzima tuba tuyizi kubera iki tutakwantizipetinga tukabaha amafaranga bakayakoresha mbere tukaba tubahera rimwe amafaranga yo gukora gufulfiringa ibyo bagomba kuzuza byose mu mezi nk'3 bakayabona mbere icyakora nyuma y'ayo mezi 3 nawe bahabwa andi mafaranga batarakora raporo y'uko bakoresheje aya mbere bikemure cya kibazo cyo kuvuga ngo stock y'imiti at least turayifite nta muntu uzaza kwivuriza kuri mituweli ngo abure imiti atahana ngo nuko afite mituweli ikindi baravuga bati uretse no kuvuga ngo serivisi zanozwa n'ibyo mituweli yakavaringaga rwa rutonde twararubonye ubu barabagiye kanseri y'ibere kanseri ya prostate kanseri y'inkondo y'umura ibyo byonyine bavuga yuko bitwara miliyari zigera ku 9 ku mwaka kuko urebye muri rusange nyuma ya covid barabibonye ko hajemo ikibazo guturuka bavuga yuko nko mu myaka 10 ishize uko amafaranga bakoreshaga yabaga abarirwa hagati ya miliyari 26 ku mwaka ntiyarengaga kuva bakongeramo rero ziriya gahunda ngo zo gufasha abantu kubaga amavi kubaga kanseri umutima n'iki umwaka wa mbere bakibivuga kuva muri 2023 bahise bagera kuri miliyari 98 bashaka gukomeza gupeza ngo barebe utuntu bya bindi bongeyeho kubasarariye bahoraho ngo barebe ukuntu bakavaringa bakavuga